nawe ndabanza kumushimira yuko yemeye kubonana nanjye. Ni umunsi nari negereje cyane, ndabyishimiye. Yego. Wishimiye kuba wahura nawe cyane. Okay, tugeze kuri wowe, niki wabwira umugabo wawe? Naye naramubuze nimero ndayihamagara apana ngasanga ni kompozi nyine ubuzima tubwancanze birakomeye, nshaka gusubirana n'umugabo wanjye nkamusaba imbabazi tugasubirana tukajya no kureba umwana wacu. So none se wenda bigeze aho ngaho wenda nanjye mu byifuzo byanjye niki cyatumye mfata umwanzuro avuga nteka mbahuze muri babiri? Uje kubera yuko wabuze aho uba cyangwa se uje kugira ngo wubake urugo rwanyu mwahoze muri? Abarizo uyu nguyu nabonye ameze nkaho acecetse cyane, nagunda kuvuga cyane, biramugora kugira icyo avuga. So wenda amafaranga amusagize ikibazo cyuko amafaranga cyanje ko akaza akora arakubufundi, amafaranga aramutsabuze wakongera ukavuga uti reka nshaka. Abanyamakosa babaho, ariko no gusaba imbabazi, usabira imbabazi arazihabwa. Ntabwo aba ari ukuba nago aba ari ukubera yuko mamuhoberanye gutya, ari uko hari ukuryarjana cyama nka datwi kamera. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe mukunzi wa Manzi Innocent TV. Nizere ko umeze neza cyane, nawe utameze neza ejo uzamererwa neza, kuko iby'isi ni gatebe gatoki. Umunsi ushobora kuba umeze neza, ejo ukamererwa nabi. Ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe, ibyo bintu bibaho. Ari igihe ubyuka neza cyangwa se ukaramuka nabi. Akenshi bakunda kuvuga ngo naramukiye iburyo, undi naramukiye ibumoso. Ibintu bigiye bitandukanye bigiye biba muri nosi. Ntabwo isi esakaye aho uri hose. Ushobora kuba wabasha kunyagirwa, imvura ikabasha kuba yakugeraho, ukabasha kuba wanyagirwa. So ni igiti nk'ibisanzwe bagezaga ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane wowe uri hanze y'igihugu, ingabo z'igihugu ziri mu butumwa bw'amahoro ndazisubira cyane. Nizere ko umeze cyane kandi mufasha n'abandi kumererwa neza, kuko niko kazi kabajyanye. Tubashimira cyane nawe mwese muri mu gihugu, mwese mubasha kutureberera mugaducungira umutekano. Muri abantu b'agaciro kuri twebwe, nimwe mutuma tubasha kuvuga tukavuga ntacyo twikanga, tukavuga tugatobora ijwi rigabasha kugera kure cyane hashoboka cyane. We mukunzi wa Manzi Innocent TV, nimero yanjye nayo bahaye iri ku biganiro byacu bya buri munsi. 0788 hanyuma ubwo uzankenera azajya amvugisha tubashe kuganira neza. Ya nimero iherwa na 02 ntago ari yanjye nongeye bisubiremo. Nimero iherwa na 02 si yanjye, ni akamera twakoranaga kuri 50. Abonye yanditse no kuri Neza TV show, ntago nabura kubivuga, bagira ngo mbarabure kugira ngo atazagira uwongera kuyoba ugasanga agiye ku muntu atagombye kuba yagiyeho, kandi wenda sinangombwa wenda abana mu gihe akamufasha. Ni ibintu byumvikana, ariko iyo atamufashije ngewe witirirwa iyo nimero etari yanjye, ni ngewe uhura n'ikibazo. Nagaje cyane nzanye kugira ngo nsobanure ibyo ngibyo. Kuri kamera kubona abantu babiri barasa nkaho haricyo buri umwe ku giti cye ashaka kuvuga, undi nawe ashaka kuvuga ibyiwe, ariko uko biri kose turaza kureba ibyaye byo tuganire, duhuze ibitekerezo, turebe icyakubaka umuryango nyarwanda kugira ngo bibashe gutera imbere. Se waho bere hose wowe ujye uhamagara ikibazo cyawe, dushobora guhuza ugasanga ndabahujije bigenze neza, ibintu bikabasha kuba byagenda neza, kuko umuryango uyihuye ukaganira bakishima bagaseka, ni ibintu byiza cyane, kuko n'amahoro abatemba neza bigenze neza. Umeze neza? Ya, meze neza. Ndagira ngo kuri kamera kano kanya utwibutsa amazina yawe n'ayahe?
Uwizeyimana Edouard. Edouard, umeze neza? Meze neza nta kibazo. Umeze fresh? Yego. Amazina yawe? Uwase Justine. Uraza kongera akajwi rero kugira ngo tubashe kukumva ko nifuza ko atagufasha. Okay. Nitwa Uwase Justine. Uwase Justine. So mu mvugo zanyu zabanjije mbere uko mwese muhura, buri umwe yifuzaga guhura n'undi. Kano kanya nagerageje ko nshoboye kose ndabahuza navuga nti nyamuneka aba bantu bunge ubumwe kugira ngo bigende neza. Ku giti cyawe hari icyo ushaka kubwira umugore wawe, nawe hari icyo ashaka kuba yakubwira. Ndohera wowe kumugabo ko baravuga ngo nta nkokokazi ibika isaki hari. Yibitse abari inkunguze. So niki wabwira umugore wa kano kanya kugira ngo twihutishe ibirangira? Ya umugore wanje mbere na mbere nawe ndabanza kumushimira yuko yemeye kubonana nanjye. Ni umunsi nari negereje cyane, ndabyishimiye. Yego. Wishime kuba wahura nawe cyane. Okay. Tugeze kuri wowe. Niki wabwira umugabo wawe? Yewe impamvu naje guhura nawe ndi kugira ngo musabe imbabazi. Ngira akajwi cyangwa twumvika. Yewe impamvu naje guhura n'umugabo wanjye kugira ngo musabe imbabazi kubera ko muri iyi minsi ntawo mfiteho kwifashisha mu rugo, banze ko nsubirayo. N'inzu nabagamo nyine umugabo wanjye yaje yisubiramo, n'uwo twabanaga yaranaye naramubuze, nimero ndayihamagara apana ngasanga ni kompozi. Nyine ubuzima bwancanze birakomeye, nshaka gusubirana n'umugabo wanjye nkamusaba imbabazi tugasubirana tukajya no kureba umwana wacu. So none se wenda bigeze aho ngaho, wenda nanjye mu byifuzo byanjye niki cyatumye mfata umwanzuro avuga nti kambahuze muri babiri. Uje kubera yuko wabuze aho uba cyangwa se uje kugira ngo wubake urugo rwanyu mwahoze muri? So nyine igihari ntago nje kuko nabuze aho mba, ahubwo nje nyine kugira ngo twubake urugo dusubire nyine mu buzima bwacu busanzwe na gatatu. Nyine tubone nka famiye, nyine turaho twubake famiye nta wundi muntu ubyivanzemo. So umugabo iby'umugore avuze urabyumvishe, hanyuma weho niki shaka icyo mwibariza nawe kugira ngo ushire impungenge, mbese bya bintu byose bibazaga ubishire ku buryo mutagera mu rugo gasanga hari ikintu kivutse. Wenda sindi nibawe namubabariye ko nago mbizi neza, ariko mu gihe wenda wamubabariye ukavuga ati ari gihe mwagera mu rugo mukagana ku bintu ugasanga ntimubihuje, ugasanga mu ngema rashwanye kandi ntago ari ngombwa. Gira icyo mwibariza rero mu bitekerezo byawe. Ya nkuko nabivuze ati uno munsi nari nkutegereje kubonana n'umugore wanjye. Yego. Ikibazo cya mbere ese yenda icyadutanyije ahanini urakizi, ariko mbere na mbere wabikoreye iki ko ntacyo wari waramburanye? Impamvu nabikoze ni uko nari maze igihe nakubona, kandi ntabwo kwihangana ntabwo byari gushoboka. Nanjye nashatse uburyo bwanjye nk'uko nawe byakubaho, nanjye nashatse uburyo bwanjye bwo kugira ngo ndebe ko nakomeza ubuzima. Wenda ahanini icyo ushaka kumbwira ni ukusaba imbabazi. Nyine ngewe wenda no gusaba imbabazi nk'umuntu nyine nimba unkunda urambabarira. Ese nabibwirwa n'iki ko ibyo bintu byabayeho bitazongera? Ntabwo bizongera, nyine ngende gusaba imbabazi mbikuye ku mutima. Ubikuye ku mutima? Ese wenda dusuje inyuma amaso, wenda hari igihe cyabaye ntimwahura nk'uko wenda wowe ubyivugiye, ntimwabonana nk'uko wenda nawe wabyifuzaga, ariko byibuza wari uzi aho yagiye. Niki cyatumye ubikora? Wenda Sadunda yagushutse, wenda ubona icyo ari kugufasha, nawe uremera. Byagenze gute? Duhe story ubundi byagenze gute? Ibintu byose nyine ni amafaranga. Nyine amafaranga yaje nyine afite amafaranga ye, kandi ikindi ari maze umwaka nabonana n'umugabo wanjye, umwaka n'amezi 6.
kandi umwana wanjye yaratangiye kurwara aramfasha umwana wanjye ajya mu bitaro avayo aramuvuza arakira amera neza tumujyana ku ishuri ubwo nanjye nyine asigara nyitaho umwana nyine ari ku ishuri kubera ko ntabwo ataha mu rugo ubwo nyine bituma nyine nkora iki nyine njya kumucinira nta kindi nari ngambiriye nyine nari nkurikiye amafaranga ariko n'amafaranga yabiteye so none se ubu wenda habayeho yo kuba ikibazo cy'uko ya mafaranga wenda mukaburi icyo murya mukaburara ukabona undi muntu ufite amafaranga ese wajyayo kubera ayo mafaranga cyangwa se wenda isomo ryamaje kuboneka ryarwago tubwire wenda ndikubaza wenda marize uyu nguyu nabonye ameze nkaho acecetse cyane nagunda kuvuga cyane biramugora kugira icyo avuga so wenda amafaranga amusagize ikibazo cy'uko amafaranga cyanje ko akaza akora arakubufundi amafaranga aramutse abuze wakongera ukavuga uti reka nshaka undi oya ntabwo nabikora nyine nakihangana kubera ko nyine ubona ndi gusaba imbabazi ubwo nongeye nkakora iryo kosa ntabwo nazongera kubabarirwa kandi buriya umuntu yakubabariye rimwe kabiri ntabwo bwa gatatu byongera kandi icyizere cye nongeye nkabikora naba ngitakaje ubwo rero nyine nakihangana kuko nimba bitabonetse uyu munsi ejo bizaboneka so none se kano kanya niki gishobora kumwemeza yuko wowe ubwawe habayeho kwisubiraho wenda nawe ubwe wenda amakosa yakoze ugumva na amakosa yakoze ntago byari bikwiriye aricyo yagomba gukora mbere yuko bigera ku rwego niki gishobora kwemeza yuko ibyo bintu bitazongera bivuyeho burundu nyine nuko tugomba gusubirana kandi nanone nawe tukajya no kwa muganga tukareba ko twese tumeze neza nanjye ntabwo nzi aho yari ari ko byari bimeze sinamusanze yari ko wenda we yansanze mu makosa kandi nawe mushobora kuba mwarakoreye naho ngaho birashoboka urabona nyine yego byarabaye ntabwo twasubiramo cyane byarabaye kubera ko cyane ko yifuza ko nawe twabyara n'umwana ariko nyine ntabwo nasamye ntabwo wasamye urabizi neza yego use kano kanya ari igihe umukobwa ashobora kuryamana n'umuntu mu kwezi kumwe icyo gihe umwe abikoze mu cyumweru cya mbere kirangiza ukwezi undi akabikora mu byumweru bine birangiza ukwezi icyo gihe uramutse utwise ntabwo uwo mubana yahakana ko iyo ndariye ndabeshye ikibitwemeza ni iki rero ikibimeza nyine ntago nwite ngewe ejo mundi ku cyumweru nagiye kwa muganga barambwira ngiye kwipimisha ngo ndebe ko nwite nsanga sinwite so nipimisha na sida nsanga ntayo ariko nyine kugira ngo umugabo anyizere tuzajyana badupime twese turi kumwe muri kumwe mugabo ni iki urabyizeye ya wenda ku giti cyanjye n'ubundi umugore wanjye namukundaga kuko mbere na mbere nari nariyakiriye byanarangiye yego hanze kana ari mufitiye yego ya imbabazi ndazimuha ariko nzimuhaye mbikuye ku mutima yenda twatandukanijwe nuko yacaga inyuma hari n'ikindi gishobora kudutandukanya ariko basi anyizeze yuko nta kintu azongera gutuma cyadutandukanya kuko nge birashimisha kuba nawe ndi kumwe nawe imbabazi arazihawe dusubire mu buzima busanzwe twari muhoberane turebe sha utamena telefone muhoberane rwose mwisanzuye ya mw'abantu mwe abanyamakosa babaho ariko no gusaba imbabazi usabwa imbabazi arazihabwa ntabwo aba ari ukuba nago aba ari ukubera yuko muhoberanye gutya ari uko hari ukuryajyana cyamaye nka data kuri kamera so imiryango nyamuneka ibibazo bibaho ariko ntabwo ibibazo bibaho kugira ngo abantu uterane undi nyamuneka n'abandi bibera isomo ntabwo umuntu yakoze ikosa rimwe ntabwo ari akarambo ikosa ntabwo rikosorwa n'irindi iyo uretse umuntu ukamureka akagenda ushobora gusanga ahubwo utumye akora andi makosa kandi ntabwo babikwiriye so gatubashimwe mwihuje kano kanya mukamwunze umwe mukamwemeye yuko amakosa yabayeho atazasubira Imana ibarinde.
kandi bakomereze urugo rwanyu rukomere n'abandi bantu babera isomo mbese n'umwana wanyu bizamubera nawe byiza kuko iyo abonye umwana abonye nyina na se bari gushwana cyangwa se agakora atareba se cyangwa ngo akure areba nyina ntago ari ibintu bishimishije so rero mbifuriza urugo rwiza Imana ibarinde so reka tubashimire ni igiti nk'ibisanzwe bageze bigana mu gitandukanye wowe uri mu majyepfo mu majyaruguru asazo nsuburengera bwaryo ndagushimiye cyane ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali abari hanze igihugu muri diaspora muri rusange ndabasuje cyane nizere ko mwakoze subscribe utarakora subscribe uyu ni umwanya kudakora subscribe niko kwa Imana ibarinde